Gabo Ndi kwa mugabo. Umubyeyi twari twajyanye Gakenke. Nyine igihe yahuraga n'ibibazo mukeba we akamuvogera iwe. yego ndabyibuka. Twarajyanye Gakenke, hanyuma rero tuvuyeyo apfa n'ukuguru n'umutwe. Ndavuga nti rero mama Mutoni, nituza n'amaguru hose ntabwo nshobora kugerayo umutwe umereye nabi. Nigeze hafi ya farumasi nahita ngura ikinini cy'umutwe. Ati tugende. Ati wenda turi buhagere saa 2 zigeze, pasiteri turahita tumuhamagara ubundi dukora amateraniro. Twaraje koko tugera mu rugo, nuko isaha koko zirahamfatira nubwo biba bigoye ko ayo materaniro nayakora. Hanyuma rero baraguhamagaye, barakuduciye urahamagara. Icyo gihe nari ndi kumwe n'uwo muyobozi w'umudugudu Savera nk'uko yabivuze, na Parashosho. Icyo gihe ndacyibuka byari mwari benshi. Hanyuma rero buri wese uramuvugisha, nanjye twaravuganye, uhita umbwira ikibazo mfite. Ati ufite ukuguru rwose turimo kukurya n'umutwe. Nabikubwiye utabimbwiye se? Ntabyo twavuganye rwose. Noneho uti Imana ibigukize mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri Mana y'isi n'ijoro abantu bapinga Imana sinzi uko bameze. Natashye niruka kandi naraje n'igare rwose mvuge ni ntabwo ngerayo. N'umutwe rwose Mana muyemere icyubahiro gutera. Natashye nakize mvuge ariko Mana abantu bagupinga nta bwenge bagira, ubundi bagira ubwenge. Mana muyemere icyubahiro. Haleluya, Imana ihabwa icyubahiro ni ukuri. Nakize gutyo ndavuga ni pasiteri Muhamuto, ndashaka kuzajya kureba pasiteri nkamubwira ko yansengeye nkakira. Wow.